nashimwe. Haleluya, haleluya. Imana ibaho umugisha. Dushima Imana umugoroba mwiza Imana duhaye kandi kubw'iki cyumba cyo hejuru uhe byiza byo kuramya no guhimbaza Imana. Haleluya. Haleluya. Nimujya muza kuramya no guhimbaza Imana, nibajya basimbuka ujye usimbuka, nibicara wicare, bahaguruka. Ibyo biri Imana bikoreramo. Amen. Mbese ntukabe babura bayaje. Nubu hari ujye uhaba nyine. Amen. Dusome ijambo ry'Imana. Ninde tugiye gufatikanya umugisha w'Imana? Yego. Mr. John. Evangelist, ntabwo ari Mr. John, ni Evangelist John. Izina ni ikintu gikomeye. Namusutseho amavuta y'ibivuga butumwa bandugu. Haleluya. Ntabwo ari babone ku street bo ku muhanda bihangisha byose. Sindi kusengera. Ikombe yababa. Hanyuma rero usomera Yesaya ibice 6. Here ku murongo wa 6. Manukiye hepfo ku murongo wa 8. Amagambo nk'abiri gusa twisomera ubundi tukinjira muri frequency. Nongeye kubabwira ngo uyu munsi hagati yawe n'Imana haraba mu rukundo rwa kirimbuzi. Va mukobwa kandi muhungu, hari urukundo rw'Imana rugiye kubanza kuza. Ubundi abandi bazaza nyuma. Muvuga ngo ibindi bizaze nyuma. Ibindi byose bizaze nyuma. Yego. Yesaya ibice 6 umurongo wa 6. Maze umwe mu baserafi araguruka azaho ndi afite ikaramu mu ntoki ryaka, yakuje urugarama ku gicaniro, ari inkoza ku munwa, arambwira ati dore gukoze ku munwa, gukiranirwa kwawe kugukuweho, ibyaha byawe biratwikiriwe. Numva ijwi ry'Umwami Imana riti ndatuma nde, ni nde watugendera? Maze ndavuga nti ninjye bari gituma. Amen. Aya magambo tuyakomera Imana amashi. Tuyakomera amashi, dukomera amashi Imana yacu. Kuva 4:10. Gitabo cyo kuvayo 4:10. Kuva ibice 4 umurongo wa 10. Mose abwira Uwiteka ati Mwami, na mbere sindi ntyoza mu magambo, n'ubu nubwo uvuganye nanjye umugaragu wawe, kuko ntabasha kuvuga vuba kandi ururimi rwanjye rugatinda. Ikomeza hepfo. Uwiteka aramubwira ati ninde waremye akanwa k'umuntu, cyangwa ninde utera uburagi, cyangwa ubupfamatwi, cyangwa uhumura, cyangwa uhumisha? Si njyewe Uwiteka ubikora. Nuko none 12. Nuko none genda, nanjye nzajya mbana n'akanwa kawe, nkwigishe ibyo uvuga. Amen. Yesu nashimwe cyane. Muri iki cyumba cyo hejuru umwuka w'Imana yasanze arambira ngo nze mbabwire ngo aragushaka. Ntago uvuze ngo arabashaka, araba. Ntago ari mu bwinshi. Aragushaka. Indikira umbwire mugenzi wanjye aravuze ngo aragushaka. Mumbwire nawe ngo aragushaka. Uti ntago ari uti nawe aragushaka. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Dusomye ijambo ry'Imana. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Uzinya kimara gupfa babona Imana. Ariko Yesaya no kuri kw'Imana. Mukozi w'Imana wahamagawe n'Imana, akarema amateka mu gihe cye, akaba umuhanuzi bakuru. Ariko ngo hari igihe atari yabona Imana neza. Nubwo yari yamuhamagaye, hari ibintu byari bikimukingirije. Muri riterano ndumva hari ibintu byari biguhagaze imbere igihe kirekire bigiye gukurwaho ukabona Imana yawe. Nimuvuge ngo amina cyane. Ngo abona Imana mu buryo budasanzwe. Abona Imana mu buryo buteye ubwoba. Bibiliya tubwira ngo aho hantu byabereye kugeza naho umwuka ucumba, ngo imfatiro z'urusengero ngo zaranyeganyeze. Ngijwi rivugira muri uwo muriri. Haleluya. Ngo kandi iryo jwi ryari riteye ubwoba cyane. Kuko Uwiteka ntago yaraje gusa, yaraje afite icyo ashaka. Uyu muriri w'indirimbo zibereye aha ngaha, Prince atugabye imbere. Nta kindi kintu Imana yashakaga, ni wowe nanjye. Biramugeza ngo Imana iragushaka. Ungire ngo Imana iragushaka nshuti.
dusomye ijambo ngo Yesaya amaze kubona ibyo bintu bibaye bitigeze bibaho mu buzima, byanyaganeje umutima we, byatumye yumva hari ukuntu habaye, bimuteye ubwoba cyane. Nta muntu uhura n'Imana ngo abure kugira ubwoba, abure guhindisha umushyitsi n'ibimubayeho. Ngo arangije ngo agiye kubona marayika, niryo jambo twasomye, ngo abona marayika ahagurukanye pensi, ngo afashe igishirira cyangwa igishirira cy'umuriro, cyangwa se igishirira murakimva, ikara y'umuriro, ngo akoresha pensi, ngo agenda arifata, ngo ararizana. Haleluya. Ngo araza yegera Yesaya, ngo aricisha ku munwa, aravuga ngo ndakwejeje kandi nkwereje kugira ngo nkorere. Uvuge ngo amina cyane. Kuko yari yatatse akimara kubona ibyo, aravuga ati ndapfuye we, mbonye Imana sinapfa. Aravuga ngo ntabwo ugiye gupfa, nta nubwo uzapfa, ahubwo ugiye kunkorera. Muvuge ngo amina cyane. Iki cyumba cyo hejuru hari abantu benshi bagiye kubona Imana bundi bushya, hari abagiye guhura n'ubwiza bw'Imana bundi bushya. Yesaya asuka atari umukozi w'Imana, atari umuhanuzi, ariko ngo umunsi umwe Imana iramwiyereka, ngo ariko ibyari bimukingije byamaze kuva imbere. Ndagutangariza ko uyu mugoroba, muvuge ngo amina, uyu mugoroba hari ibintu byari byaragukingirije guhura n'Imana yawe. Ndabitangariza ko imbaraga zabyo uyu munsi zarangiye. Igicu cyari kigukingirije kireyurutse mu izina rya Yesu. Inkuta bakubitagaho umutwe zirasenyaguritse mu izina rya Yesu. Hagiye kubaho umuriri mu mutima wawe, kandi ugiye gutaka uti ndapfuye, njye umunyabyaha, ndi umunyaminwa yanduye. Ugiye kumenya ukuri, kuko Imana amaze kukwereka ubwiza bwayo. Bwira mugenzi wawe ngo ugiye kumenya ukuri, ugiye kumenya n'ibyo ukwiye, ugiye kumenya n'uwo uri we. Vuga ngo amina cyane. Iki cyumba cyo hejuru imbaraga z'Imana zigiye kuboneka. Ubundi genda umuhanuzi kandi mpanurira mu ijambo. Iri ni ijambo ry'ubuhanuzi muri iki cyumba cyo hejuru. Aparu mu mwuka Imana yambwiye ngo inkuta zikuweho. Abantu bagiye guhura n'umwuka wera, abantu bagiye kuvuga indimi nshya, abantu bagiye guhanura. Urubyiruko, abasore n'inkumi bagiye guhinduka imiriro yaka, kandi ibatumye kure, kuko Uwiteka ariko abivuze. Komera Imana amashyi n'ucyakiriye neza. Marayika aravuga ngo uyu mugoroba ntago ari ubusa guhura n'Imana. Yesaya, ibigukuwe imbere byari muri gahunda y'Imana. Icyo ishaka ni wowe, uherekera yaraguhamagaye, ariko uyu munsi ndagira ngo mbigutangarize kandi nkwereze gukora ibyo Imana yaguhamagariye. Yesaya ngo ako kanya azabanwa n'ijwi rikomeye cyane rya marayika wari uvuze ibyo, maze ngabona marayika aje kumutunganya, ngazana ikara ryaka umuriro, agifatishije pesi arikuye hariya. Birivuga ngo ni urugarama, ariko ni pesi. Ngo afata ikara ararizana aricisha ku munwa wa Yesaya, aravuga ati wari umunyaminwa yanduye, wari no mu banyaminwa yanduye, ariko nawe ubwawe ndakwejeje. Ugiye kuvuga ukundi, ugiye kuririmba ukundi pesi, ugiye kuvuga ubutumwa mu bundi buryo, ugiye guhanura mu bundi buryo, ugiye kuvuga indi mvugo batigeze bakubonaho. Komera Imana amashyi wakirira ijambo. Aparum, mugiye kumvikana mu bundi buryo mutumvikanagamo, kuko Uwiteka ariko abitegetse kandi niko abivuze. Inkuta zikuweho, ibihu bireyurutse mu izina rya Yesu. Kandi umuntu wese wumvira ijwi, hari icyo Imana ikoze ku buzima bwe. Hari ibintu biguhagaze imbere byakubuzaga guhura n'Imana ya original, wakoreraga mu karindagiza, ariko Imana igushyize mu mucyo w'itangaza. Haleluya. Ngo akimukoze ikara ryaka ku munwa, noneho ngo Uwiteka aravuga ngo ninde natuma, ninde watugendera. Haleluya, haleluya. Uwamaze kwezwa, uwamaze gutunganywa n'umutima wose, ngo araturagara aravuga ati ndi hano, ntuma, ninjye ugenda, ninjye. Reka nkubwire, nyuma y'uyu munsi, nyuma y'iri jambo, ugiye kumva umuhamagaro mu buryo budasanzwe. Ntabwo Uwiteka agiye kongera kugira ikibazo ngo ndatuma nde. Haleluya. Uvuge ngo amina. Haleluya. Mumvugire ngo amina nanone. Haleluya. Ntabwo yongeye kugira ikibazo cyo kuganira n'umutima wawe ngo wumve. Ubundi yavugaga ntiwumve, ariko bagiye kuvuga wumve. Agiye guhamagara witabe, agiye kubaza umusubize. Kandi hagati yawe nawe
noneho nta kintu kikirimo. Ugiye kuvuga yumve, nawe navuga wumve, mugiye gukora mukoranye. Imana igiye gukorana mu buryo budasanzwe, kuko muri iri teraniro Mwuka w'Imana yambwiye ngo arabejeje, arabahumanuye, arashaka kubatuma kuko abashaka. Indi wamuhagarara imbere. Haleluya. Kuko agushaka, arakwejeje, araguhumanuye, aragutunganije, agukwaje ikaryaha ku munwa. Wari umunyaminwa yanduye, nabo wari utuyemo niko bari bameze, ariko wowe agukuyemo, arakurobanuye. Marayika w'Imana akujeho, agize icyo akora ku buzima bwawe kugira ngo akanwa kawe uretse n'ahandi naho uzagera hose ugiye kuvuga ukundi, ugiye kuvuga ibindi, ugiye gukoreshwa ukundi kuntu. Fatira mu kiganza cya mugenzi ngo ni wowe ubwirwa mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Imana iragukeneye, cyo nicyo kintu cya mbere. Nubwo uvuga ngo ntushoboye, ariko uyu munsi yabonye ko ushoboye. Amen. Ufite itangazo rivuga ngo uyu munsi urashoboye, kuko igushoboje nivuganye nawe. Haleluya, haleluya. Ndatuma ninde wangendera? Hanyuma ngo Yesaya arahaguruka aravuga ati ninjye. Vuga uti ninjye ndahari. Vuga uti ninjye ndahari. Nkunda ibintu bibiri. Kubwiriza yego ni byiza, nanabikunda ni nabyo nkora, ariko nkunda ibintu, nkunda kuririmba, nkunda no gucuranga. Ariko reka nkubwire, Prince, gucuranga byarananiye, ariko ntibyarananiye, ntago nabyize. Nanjye nuko byarananiye. Ariko je nuko ntabyiza, wenda ngiro mbyiga ariko bimenye. Ariko nkunda kuririmba, nkunda no gucuranga. Buriya iyo mbonye abacuranzi bacuranga hangaha, Mana yanjye, nimukanje kuri bacuranzi muambwire ntibajye kuri, ko mukanya tugiye kuririmba. Ubuzima bwacu igiye kubushyira ahandi hantu, muvuge ngo amina cyane. Erega ubundi ubuzima bw'umuntu ibushyira hehe yemwe? Si mu Mana? Abazagushaka bazakubura. Muvuge ngo amina cyane. Kuva uyu munsi bikugendaho byose bigiye gushaka bikubure, kuko Imana iguhamagaye igiye kuguhisha mu mababa yayo, igiye kugushyira ahantu mu Mana, mu bumana, iguhereza ibintu ugiye kujana, ahubwo ugiye kuzabahingukaho uvuga bikubita hasi, uvuga bakwikubita imbere, bakubaza ngo uvuye he? Uti mvuye mu Mana. Uvuge ngo amina cyane. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tujye turamya duhimbaza Imana ko tuvuge ngo mwami turi hano dutume. Haleluya. Je nakunda kuririmba naririmba, mwabonye nicaye mukanya ngo nafashijwe napfuye. Kugira ngo ntikubita hasi ndicara. Ari umuntu ufashwa akagwa. Pi no hasi ngo pi, ako ntago ndagwa. Ariko iyo utangiye kumva ibintu byatangiye, watangiye kuva hasi, uricara. Tanicare ndacyari hano ntago ndagenda. Uvuge ngo amina cyane. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Nahimbaza Imana nkumva ikirere cyakingutse, nkumva umuntu wese namubwira ngo iravuze ngo ahore. Bawe wese nahanurira abantu bose kandi nakureba nkumva ibyawe biraje. Umva ukuntu kuramya no guhimbaza byurutse icyoro cy'Uwiteka Imana. Yambwiye ngo aba basore n'inkumi ubambwirire ngo ndabashaka. Kandi kuva uyu munsi ngiye gukreya mitsi hagati yanjye nabo. Buri muntu kandi wese ku giti cye. Ubyanga ubyemera singe wakuzanye. Intumyeho niyo yakuzanye. Birambwiye ngo wabutaha mu kabiri, wabutaha mu manegeka, wabutaha hehe, Imana aho utahira hazi. Kandi irashaka kwagukura ikagushyira ahandi mu bundi bwiza, mu kindi cyubahiro, mu yindi connection. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana Yesaya, umuntu waruzwi nk'umuntu w'Imana, nk'umuhanuzi, hati yewe wenda kubonye we ndapfuye ndi umunyaminwa yanduye, nabo ntuyemo nabona abanyaminwa yanduye. Nabata ngo amaze kwimenya rero ngiye gukorana nawe. Iramugeze ngo banza wimenye. Numara kwimenya ibyo ukwiye gukorerwa ni Imana yabikora, si nyoko, si so, si inshuti, si abavandimwe. Ntabwo ari babandi ngo nabagora abacuti banjye, yaye abacuti banjye cyangwa abana bambwira ati tugiye abacuti banjye, abacuti bacu tugiye guhurira hano. Abacuti ni beza, ariko reka nkubwire abacuti batarimo ubucuti bw'Imana biba bipfuye. Iramwiza ngo Imana iguha abacuti beza bafite n'ubucuti bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana rero ikintu cya mbere ishaka
irashaka yuko wowe wemera. Mbariza mugenzi ngo uremeye. Uvuze nka Yesaya ngo ndi hano. Yamaze kukweza byarangiye. Marayika wamanukanye umuriro yamanukiye muri literaniro. Ubwo mwahimbazaga Imana yarimo yeza, yarimo ahumanura, yarimo atunganya, yarimo acishaho umuriro. Ngira mugenzi ngo Uwiteka arakwejeje. Haleluya. Haguruka utere haleluya b'Imana yejeje. Haleluya. Teri ya kabiri kuko wejejwe. Kandi ya gatatu ikwereje kugutuma. Haleluya. Imana iguha umugisha cyane. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Amen. Icyo ishaka muri literaniro nuko wemera. Uvuge ngo ndemeye. Haleluya. Kandi ikindi rero reka nkubwire. Imana ifite vision yewewe. Imana yacu ega turayizuhere kera muri 34 yaje tuyireba. Yaje tuyireba. Ngiye maze imyaka 72 mu itorero. Ibyitorero ndabizi. Ntabyuzi. Biravuga ngo mujye muzi imbere yanjye mwese mumeze nk'abana bato. Ariko reka nzambabaze. Bibiliya iratubwira ngo ihagarara mu itangiriro ikavuga iherezo. Olivier, si wowe perezida wa Parumu guhaguruka umbwira ibizaba ejo saa 4. Haleluya. Nanjye bishop itambwiye ngo ejo saa 4 hazabiye. Abyonze. Maze imyaka ingahe se mu idini. Girira mugenzi wawe ngo uko ifata bakera niko ifata nanjye uyu munsi. Ariko ikiruta byose rero iri terambere mubona ibigezweho nyamuneka ibintu bigezweho ibi bintu birica Imana birayishe birayimaze. Byica Imana. Imana ihagarara mu itangiriro ukavuga ibitaraba. Mu byaremwe byose nta kitaremwe nayo. Muvuge ngo nibitaraza nabyo biriyo biraje kandi. Kandi Imana yitwa Imana. Haleluya haleluya. Wowe Imana imera kwereza iragutunganyiriza kugira ngo muri iki kinyejana muri ibi bihe muri iyi myaka muri aya mezi muri gihe cyane mugoroba ugenda umeze nkandese nka Samson agifite imbaraga z'uburyo bwose agifata urwasaya yahindura 100 ikagwa yagarura 500 ikagwa akira imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu akira ubutware bw'Imana mu izina rya Yesu akira icyubahiro cy'Imana. Amina. Sezerano ry'Umwami nirikomere ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu. Amashimeshi ku Mana yacu. Ntago hitaye ku buto bwawe rero. Haleluya haleluya. Haleluya haleluya. Rya jambo twasomye mu kuva ibice 4 ongera usubiremo ryo. Hani 10. Kuva ibice 4 umurongo wa 10. Yego. Mose abwira Uwiteka ati Yego. Mwami na mbere sindi ntyoza mu magambo n'ubu nubwo uvuganye nanjye umugaragu wawe kuko ntabasha kuvuga vuba kandi ururimi rwanjye rugatinda. Uwiteka aramubwira ati ninde waremye akanwa k'umuntu cyangwa ninde utera uburagi cyangwa ubupfamatwi cyangwa uhumura cyangwa uhumisha sijye Uwiteka ubikora. Yesu nashimwe cyane. Reka nzimbabaze. Uyu munsi Uwiteka aganira na Mose. Bwari ubwa mbere bahuye. Dambe nangaye. Bwari ubwa mbere bahuye. Haleluya. Mose we yarazi ko ahuye n'Imana ari bwo bwa mbere. Ariko Imana yo yamugendagaho kuva kivuka. Murabyibuka? Murabyibuka? Imana imwimana ntapfe mu bana bagomba gupfa. None se Imana yari inshitsi kuri Mose. Haleluya. Kamba hanurira ubwoko bw'Imana abahungu bakobwa beza. Hiryo ubwira bugenzi wawe ngo kera ukirusura mu nda ya nyoko Imana yari izi ko uyu munsi uzabura. Iri kuvugana nawe niyo yari yakugambiriyeho ibyo iri kukubwira uyu munsi. Ntabwo ari inzaduka n'ababyeyi bakubyaye ntibabizi. Iyakuremye iyakumenye itarakurema ni iri kuvugana nawe. Haleluya. Mose iramwimana. Mose muteza kunyura muri ziriya nzira bahurira ku musozi yaho y'inka za sebukwe. Haleluya.
kuko igihe cyo gukora misiyo y'Imana cyari kigeze. Kondisiyo z'abantu ziza imbere, aho unyoherezaho mfiteyo dosiye, ngihinguka bakambona mabuso amapingu barayashyiraho, ngewe mfite dosiye iraryamye, Imana mbona barayibyutsa. Uwiteka yaguhamagaye ibya kera biba birangiye. Haleluya. Imana yavuze ngo irabejeje, mwabyakiriye. Amina. Niko yabwiye Mose ngo ntugire ikibazo cya dosiye yawe, ngiguhamagara ngo ujye kunkwirira ubwoko bwanjye mu Egiputa, dosiye nazi kurozinze, ibya kera byashize. Amina. Ntawe ugitekereza ibyawe. Haleluya, haleluya. Arangije ndi kondisiyo ati rega jewe nta nubwo mvuga neza, ndabegeye ndadedemanga. Bakande ninde ubwo bururimi nkarangorotora, ninde utera uburagi, ninde utuma abafite ubumuga bwo kutumva bumva. Mu byaremwe byose ni iki kitaremwe n'amaboko yanjye. Vuge ngo amina cyane. Bwira mugenzi wawe ngo nta mpamvu yo gushyira imbere y'Imana ngo ntiyago byakunda, ntago wayikorera nkuko iguhamagaye. Nta mpamvu ihari. Ndi imfubyi, sinzi kuvuga, sinize, nta mashuri, nta muryango, nta homba, ntaho ntuye, ntacyo ndicyo, ntawo ndiwe. Umva iyo mpamvu ku ruhande. Ariko nabazaniye ubutumwa, mwabwakiriye abahungu beza, abakobwa beza. Muvuge ngo amina cyane cyane cyane. Musi umwe Imana yambwiye ngo urugamba uzayinyuraho, byo ngo urugamba arahise. Ndabone karabaye. Umuntu bava ati ngo waragiye ngo kari umujura. Sinzi abandi yibandikarifiye. Ariko ikamwe ngo uzayinyuraho, byo ngo urugamba arahise, ndi mu bwiza. Haleluya. Haleluya. Amen. Sinabyumva mbyumva igice. Ariko bwarakeye biraba. Uzi impamvu se? Nanyuzeho mfite imodoka nziza bati ni rugamba. Cyangwa ni hari undi muyobozi bavugaga ngo turasa n'ubu twabaye inshuti kubera ko kubera iyo mpamvu. Bwira mugenzi ngo banshake bangiri inshuti kubera ko niwe washatse kabisa. Aro bagushake cyangwa bakwihorere. Yampaye ngo bagushake cyangwa bakureke. Ubundi rero reka mbabwire inshuti zanjye, turashaka kwibwira abana bato bafite ubwonko buri fresh, bwakira vuba, bwizera bukaguruka. Bana babasaza ubwira ngo nkurikije ibyo uvuze n'imyaka maze uko yajyaga ikora ndakuzi, we yahinduye umuvuno, ifite yerekwa. Vuga ngo amina amina. We ifite yerekwa, iragendana n'ibigezweho. Akuvuga iki? Haleluya. Nayo ifite abarwanye. Imirahamagara training bagaba bamudahusha bagakubita abazimu, ko bitutababarira dayimoni. Vuga ngo amina cyane. Amen. Watunga urutoki abazimu bagashya utavuye naho uri. Kera twajyaga ku muntu, dayimoni urinde dayimoni. Uragenzwa n'iki we? Ikimugenza n'iki? Icyamuzanye no kwiba no kwica no kurimbura. Uragenzwa n'iki? Uruwahe witwa nde? Urashaka kumenya amazina y'abadayimoni wowe? Mu butamenya ukabira icyuyu ugapfa nabi. Ariko rero ibyo gihe cyararangiye. N'ubutware gusa, n'ugutegeka, n'ugutunga urutoki, n'ukohera. Haguruka utera. Haleluya. Haleluya. Imana nayo iragendana n'ibigezweho we. Kandi iyo ntabwo biyitunguye ahubwo iri imbere yacu. Uvuga ngo hari ibintu bigiye kutwadukaho abisi bataramenya. Bajye bavuga ngo uyu muntu ninde ni muntu ki? Kuko nawe hari agashya bakubonye. Imana igukoresha udushya. Imana igukoresha udushya musore. Imana igukoresha udushya. Haleluya. Imana ikorane nawe ibishya. Amina. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bari bazi kubwiriza, ugiye kubwiriza ukundi. Amina. Kuko wamaze guhura n'ubwiza, hari ibintu byari bigukingirije byakubuzaga guhura nayo neza. Byakuweho acira guhura n'Imana. Haleluya. Amashi menshi ku Mana yacu. Gusa kandi ko ntinze kandi nanze ko ntari butinde. Ariko Uwiteka abwira Mose ati Mose reka nkubwire rero. Haleluya. 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 Ibaze ko Imana itigeze ibwira Mose we iyo yamubwiye ibijyanye n'ibyazi. Turavuga ngo urabegeya ariko igigotora ururimi. Kandi n'igihugu ibyo uvuga. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo yamugiye amateka gitangiye mu cyurire. Agacucuwe. Ukiri uruhinja. Naguhize kukwisha. Aho naguhisha urahazi wanjijiwe. Wapi? Cyo nkundira Imana ntabwo igiye ducyurira. Ntabwo igiye tubwira ibya kera. Haleluya. Bwira mugenzi ntabwo ibya kera yabyibagiwe. Ntabwo yakubonera mu bya kera igiye kukubona muri uyu mwanya hari kuvugiyeho ubu nona.
kandi reka mbabwire, umva abayobozi b'urubyiruko mwitegura ibintu mugiye kubona hano bivuze bitaraba. Uzi ikintu kigiye kuba? Basore baza baririmbyi beza bacuranze, mukabura mujye mubura amazi, mujye mubwira nanjye ndimbemo. Si umurimo w'Imana se? Ahubwo umuntu utazagera ayo maso ni akazi ke. Ujye uzane agakirito k'amazi uti baririmbye munywa amazi ariko muririmbe, njye ndashaka kugira ubusabane n'Imana yanjye. Munywa amazi vuba, mushoke mugatomera vuba, ubundi muzana ubwiza bw'Imana hano. Haleluya haleluya. Abaririmbyi iyo baririmbye neza bakagera nka Prince akabajya imbere kwa kundi, bateraga indirimbo mukanya nkumva barakwakira hose, abantu barepeteye hehe. Yesu ashimwe cyane. Ariko muraryoshye, kabone Imana yabakunze, muraryoshye. Haleluya. Ndamubwira iti Mose rero ntuhangayikishwe n'ibyo uyibonaho. Ibyo uyibonaho ndabizi, ariko utaramenya uko umeze, njye narinzi icyo uzaba. Agakose barakumvise ko utaramenya uko umeze, utarikebuka ngo uyirebe, utarisuzugura, njye ubwanjye narinzi icyo nzagukoresha. Kandi sinitaye kuri situation urimo. Akoze gufata umuntu w'umutorokaje waturutse igihugu ufite dossier, ari ahantu ari n'umugaragu, aragiye inka zitarize, hanyuma ukamushinga idosiye yo kujya kuzana ubwoko mu gihugu. We ntago muri kubyumva, ukajya kuba generali w'ingabo, bwa bwoko bwa bundi mwagiranye ibibazo, ukavuga imbere uvuga ati muce hose. Urumva ubwo butwari, muce ho tugende. Haleluya haleluya. Hanyuma ngira aranje avuga ati reka ubwo kabazo uri umvuga, reka ngundi muntu. Imana iguha umuntu, Imana iguha umuntu nyamuntu w'umumaro. Musore mukobwa, iguha umuntu w'umumaro ugufasha uyu murimo, ugufasha gusoza umugambi w'Imana. Muvuge ngo amina cyane. Amina. Umusore iguha umuntu ugufasha uyu murimo, mukobwa Imana iguha umuntu igufasha uyu murimo, musoza umugambi w'iki w'Imana. Ndumva nta musore uzaba muri aparumu uzarongora iki uvuge ngo intuzo. Nimwe mubivuze, sinzi icyo muvuze, muranyimwe mukivuze. Vuga ngo Imana izaguha umuntu kandi w'umumaro. Mumbwirire mujye mwagiye mwatura. Imana iguha umuntu w'umumaro utazatuma uhora usuza umutima. Ubwo se mubonye Pastor Gabi ari kumwe n'umufasha baririmba, nanjye nica hariya mama Bishop akabwiriza, ndavuga ngo Mana wampaye umuntu. Yes, ugufasha iki umurimo. Olivier ubu ntabwo yisugira icyifuzo. Haleluya haleluya. Mwabakobwa ibaze kuko umuhamagara Imana guhamagaye mukobwa igukubise nka Olivier, nushaka kurare maso usenga. Haleluya haleluya haleluya. None se umuntu w'umumaro rero, itangazo Imana ikwereje kugira ngo igukoreshe, igiye kuguhereza n'umuntu muzima. Iguhereze umuntu muzima. Yamuhaye Aroni ngo yari intyoza mu kuvuga. Hari abantu bazi kuvuga, hari umuntu wavuga ukavuga uti ni ukuri kw'Imana, ubu bampaye ijambo inyuma y'uriya muntu navuga iki. Hari abantu bazi kuvuga. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Bakavuga ngo ubu ntazi kuvuga. Imana iguha umuntu uzwiho ikintu cy'umumaro. Basi niba udasenga cyane ukaburirimba, Imana iguha umunyamasengesho. Haleluya. Niba umubwiriza ubutumwa, iguha umugore uzakunihira ku manywa na nijoro. Teriya mama, gira neza umugabo wanjye Olivier. Nahagara rwiza. Reka tumusengere Mana we. No muri riterano turamusengera. Haleluya. Olivier turamusengera aramubona tu kwa jina la Yesu. Haleluya haleluya. Iguha umuntu. Iramubwira rero hari umuntu nateguye kera, Aroni ni mujyane, kandi icyo mvuganye namwe nzagikora. Yaragikoze cyangwa ntabwo yagikoze? Komera Imana amashyi rero. Muri riterano harimo ijwi rivuga ngo urahamagarwa, Uwiteka aragushaka. Kandi yamaze kukweza, ntihongere gutekereza ibyashize.
iyo Imana igufiteho umugambi, iyo Imana ivugana nawe, ntabwo ivugana nawe yishingikije ku bya kera, ivugana nawe yishingikije ku cyo ishaka gukoresha ako kanya. Uvuga ngo aka kanya rero njye si wa wundi, njye uyu si wa wundi. Haleluya, 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 haleluya. Siko kera nyine umuvugabutumwa evangelist batarasangira no kubwarimu, nabaye mwarimu mba pastori kandi abaye evangelist volontaire uguruka ibihuru n'ibicu n'ibintuza. Ndagaruka banasangira bati ca bugufi ube mwarimu, bashinga umudugudu ndi umusore. Barangije rero, haleluya, haleluya, mwijuru bamvugaho ibintu biransiga. Imana ivuga ibintu bikomeye nk'ibyo iri kubabwira ibi ngibi. Hanyuma ngo ugiye kunkorera, namwe kandi ngushyize itorero mu biganza byawe. ADPR yose nari umwe ADPR. Hari n'abavuga izo bikazarinda bahenuka. Ugategereza ko izaza wapi? Basi bigashira. Bwira mugenzi ngo zivuge udondoroke kabisa. Imana ishimwe cyane. Noneho rero ntabwo nari nzi ko ibyo bintu iri kuvuga ari ibi turimo tureba. Ntabwo nabyumvaga. Niyo mpamvu ije kukubwira ibi ngibi ntabwo uri kubyumva. Ariko ibivuze ije no kubikora. Tugiye kuririmba. Ariko kuririmba uvuga uti Mwami urakoze kunyejeje. Wari warimba akavuga ati ndakibutse. Kikamukubita icara urarimba tera kandi uri urugoryi curu. Umva reka uwo mudayimoni umubwire ngo yo nejejwe n'umwami wanjye uko yanyejeje ntago wabibonye. Haleluya. Utinejejwe natunganyijwe naho cyakumbwira ibyahise. Umwami wanjye yambwiye ngo ntararemwa yarinzi. Kandi arimo arambwira ngo ngiye kumukorera naho umunambwira ibyahise. Muvuge ngo amina cyane. Hari kandi reka mubwire icyo nkundira Imana yivuze je ndumva. Kandi iyo numvise ndakora, kandi iyo yumvise nayo irakora. Bwira mugize ngo ugiye gukorana n'Imana mu buryo budasanzwe rero. Haguruka mu mwanya wawe. Ntabwo ndi burenza aha ngaha. Uyu mugoroba apara uyu munsi ni umudendezo. Ngiye kubahesha umugisha wo kwinjira muri frequency y'Imana. Ngiye kubahesha umugisha kugira ngo Imana iguhagarare kandi guhe uwo muhagararana ukuri kandi muzima mu izina rya Yesu. Ikindi ibya kera nimubyiteho. Muvuge ngo ibya kera, intege nke zawe za kera, uko wibona uko mvuga ngo nge ndabona ngo nkurikije uko umeze se. Imana iravuga ngo ejo hawe hazaza hagiye guhuruza amahanga, nawe ukareba ijipo n'ipantaro. Hano zirambwira ngo Imana irambwiye ngo ugiye kujya bavuga ngo Rwamba rahise. Hano ngiye kuzanyuraho wenda hano hari nk'ikiraka cy'umutuku, ipantaro yacitse kubera impamvu. Naho kupe no gukandagira kuri feri inyuma ibinyoteri bikaka. Bwira ngo ngiye gukandagira feri ibinyoteri byake. Maze iminsi ndeba abashinwa baje mu gihugu cyacu bazanye amamodoka. Bwira ngo ni yangirimo. Pastor Claudine, Yesu nashimwe cyane. Nagiye genda nabaganiza mbwira mufite gahunda cy'ubundi. Izi modoka zanyu mvuga mugiye kuzitanga mu buryo bati turashaka kuduhe 3 ubundi akajya twishyura buhoro buhoro. Mbariza mugenzi ngo nubwo wabure 3 inshuti yawe yaze gutwerera. Mugiye kurya imyenda karashobotse. Haleluya. Ariko kino riske riye nariye. Ngo jyase nkunda umwenda. Umugabo utarya umwenda ninde? Ese yanga abantu bose bashaka umwenda niko bawubona. Umugabo niwo baha umwenda. Bwira ngo niba uguha uzaburi igitangaza. Yesu nashimwe. Ni ibihugu birya imyenda uza Amerika imyenda ifite. Se nk'ubu wabimbaza nabisobanura ngo. Wambaza ati Amerika ifite imyenda Trump yigeze gutakira ariko barayifite turabizi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ushaka gukina. Iramenya ngo ntugatinye rero kwakira. Ujye usingira ubundi ubigenderemo. Uhere mu itangira kugeza none n'iteka ryose mu byahishuwe. Imana ikorana n'abahaza amagara yabo.
avuga ngo ndi hano, ntuma ndagenda, harehare ndiruka, naho gusimbuka ndasimbuka mu izina rya Yesu. Iraguhamagaye rero. Niba wumva umutima wawe wakiriye umuhamagaro, rambura ibiganza ngo usengere. Kandi iguhamagaye igiye kugukoresha ibitangaza. Gitare kisunzwe n'amahanga turagushimye. Aba ni abahungu n'abakobwa bawe. Kandi wambwiye ngo baheshe umugisha kuko ubahamagaye, kandi ubabwiye yuko uyu munsi ugiye gukorana nabo kubashaka. Baremeye, barambuye amaboko, baciye bugufi, baramenetse, baramara amaji. Kandi urababwiye ngo ibya kera baye kubyibuka. Nkuko wagiriye Mose niko bagiriye. Ubahamagaye utitaye uko bari nuko bameze. Uhamagaye kuko umugambi wawe kuri bo uhereye kera. Tsinda abazimu, tsinda abadayimoni, tsinda imbaraga mbi, cecekesha amajwi yose y'umwanzi mu izina rya Yesu. Kandi amavuta ni imbaraga n'ubutware, n'ubutwari n'icubaro no gukomera, kugirwa neza n'imbabazi biboneke ku buzima bwawe. Daminima ndotsaki andra governance. Uri Imana izi ibyo, ishoboye ibyo. Ugiye kubikora. Kandi buri muntu wese umuhunu umuntu muzima, bakuraho inshuti zitagira umumaro, bakuraho amajwi atagira urumaro, bakuraho ibitaramo bipfuye, binjiza mu gitaramo cy'abera, mu gitaramo cya Paruma, aha hantu hejuru aho bazaramye bagahimbaza, icyuro cy'Uwiteka kikururuka, imbaraga z'Imana zikaboneka, Mwuka Wera akamanuka, amajwi y'Imana akumvikana ku buzima bwa buri wese, kandi amatwi akumva, amaso agahweza, bwonko bugakanguka, kandi buri muntu wese agahabwa umugisha nk'uko Uwiteka abigennye. Nyemerera uhiruhe umugisha buri muntu wese uboneka uhereye none, kandi utangire uvugane na buri muntu. Baryamye bashyizweyo ubaganirize, batanye babahanuze, berekwe, basobanure ibidasobanutse, kandi bahishurirwe ibyenda kubaho, kuko waravuze ngo ntacyo uzakora utabwiye intore zawe. Urakarama mu ngeri mwiza, urakarama ko ubikoze tugukomeye amashyi, tugukurira ubwatsi mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Mbwirira mugenzi wawe ngo urejejwe, ntuzongeye gusubira mu cyondo k'ingurube, ntuzongeye kwiyanduza nk'ingurube. Ingurube barayuhagera mu kanya gato, yajya gufata fresheri kajya mu cyondo kagarama, inyagwa ko twa tuhiciriho kawomo isube. Ubuzima bw'ingurube ni mu isayo. Mbwira mugenzi wawe ntabwo ndi ingurube, nturi ingurube. Imana ikwereje kugira ngo noneho utware ibintu biri smart, kuko nawe uri smart, by'Imana smart. Haleluya, haleluya. Imana igutsindira ababisha, gutsindira abazimu, gutsindira abadayimoni, igutsindira ifunga inzira zose z'umwanzi ku buzima, kandi ivuganye nawe itangirirwa ari nkundura ku buzima bwawe. Nimuze turirimbe rero. Umuyobozi wa gahunda, haleluya. Umuyobozi wa gahunda, dusigaje iminota 2. Siko wavuze ngo ni 2 se? Ubuzima isoko y'ubuzi babwo muntu ngo uri muzi baririmbye mutambuke muze mwiruka, muze mwiruka. Mane bamugisha cyane. Yesu nashimana. Mane bamugisha binjyanije. Abaririmbye mwana ni we. Haleluya. Akarimba bukaririmbe. Bacuranze cyo munsi ndabagurira amazi, mwacuranze neza cyane. Munsi ndabagurira amazi. Pastor Gabe, uza kunyegera abahungu bawe mbagutumeho. Bafate ku mazi. Guhera kuri acoustic kugeza kuri solo na samukondo na nose. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Imana yambwiye ko igiye guhagurutsa abantu bashya, imbaraga nshya, abasore bashya bafite imbaraga. Uvuge ngo amina cyane. Haleluya, haleluya. Mbwira mugenzi ngo ugiye kwinjira amasezerano humura. Yampaye ngo ndababwira iby'Imana iri kuvuga. Imbere yawe ntihaboneka, ariko iharasira umucyo yabonetse kandi kuri imbere. Imana ibaho umugisha cyane.